neza mwene data unteze amatwi, njye ndi mwene so Evangeliste Ernest. Tugeze ku kiganiro cy'umugoroba tuganira ku bushakashatsi, icyigisho cy'ubushakashatsi ku byigisho bitandukanye byo kudufasha kwiyungura ubwenge. Dutangira ngushimira ko udukurikira kandi ugatanga ibitekerezo kandi tugatega amatwi, kuko ibi biganiro biba bigamije kutwigisha ngo biduhindure. Nguhaye karibu. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ibaza ngo kuki abantu bashobora gusenga bakajya guterana ariko ntibakizwe ngo bahinduke. Iki kibazo nawe waba ujya ukibaza? Ni karibu. Bene data, hari abantu benshi basenga buri munsi, bajya mu rusengero, bararirimba indirimbo z'Imana ndetse bakavuga amasengesho menshi, ariko iyo urebye ubuzima bwabo ukareba imbuto bera, imyitwarire muri community bafite, usanga nta mpinduka zigaragara bafite. Ukibaza ngo uyu nguyu arutwa ahubwo na runaka, utajya ujya gusenga ukibaza bikakuyobera. Ntabwo ari abantu bose, ni abantu bamwe. Ikibazo kiri kutubaza ngo kuki abantu bamwe bashobora kujya gusenga ariko ntibakizwe. Ikibazo rero ntabwo ari ugusenga gusa, ahubwo ni ukumenya niba umuntu yakiriye agakiza nyakuri gatanga ubugingo bushya, gahindura, akaba afite kwizera gufatika. Iki ni ikibazo gikomeye. Tugiye kuganira rero ku bintu bitandatu twirukanka cyane byaba bitera kuba umuntu yabatizwa mu mazi menshi akaba ari ku rutonde rw'abakristo ariko nta mpinduka zimugaragaraho. Agiteye nk'uko umubiri uteye, kuko ngo umuntu wa kamere burya ntashobora kunezeza Imana, kuko umubiri uteye mu buryo wirwanaho. Urajya gusenga ukakubwira ngo turyame, urajya kwirizwa ukakubwira uti reka turye tutarwara, kandi ibyo ukubwira nibyo. Kugira ngo unezeze Imana rero bisaba ko wongera ukanaba n'umuntu w'umwuka. Gusenga rero no guterana byonyine si byo bihita biha umuntu agakiza kuzuye, nubwo ari ngombwa, ari bimwe mu byo tugomba gukora. Abantu benshi batekereza ko kuba basenga bihagije kugira ngo bakizwe, ariko Bibiliya itwigisha ko agakiza kaburirwa muri Yesu Kristo binyuze mu kwizera. Indwara ya mbere rero ishobora gutuma umuntu aba mu rusengero, mu kiliziya, ntahinduke, ni ukubura kwizera Yesu. Rwa kabiri rw'Abefeso, Abefeso ibice 2, murambabarira, kuva ku murongo wa 8 kugera ku wa 9, haravuga ngo kuko mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Bivuga ko umuntu ashobora gusenga imyaka myinshi ariko atarashyira ibyiringiro bye muri Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Uyu muntu biragoye ko ahinduka. Iki ni icya mbere. Icya kabiri, hari abasenga bagaterana ariko batarihana by'ukuri, batarahinduka. Umuntu ashobora kuza mu rusengero, yabonye umukobwa mwiza, aje amukurikiye, baramubatije, bamushyize ku rutonde rw'abakristo, amaze gushaka ntiyigeze yakira Yesu ngo amuhindure. Asubiye mu nzoga, gusinda, gusambana, guhari ku mugore, kudakora inshingano z'abubatse urugo n'ibindi bitandukanye byo kwita ku mugore Imana yamuhaye. Uyu muntu rero agereranywa n'ikijumba. Kera twajyaga duteka ibintu byitwa ngo runonko, cyashyizwe mu muriro ariko ntigishye, kiba gisa nabi, kiba ari umukara, kiba kirutwa n'ibijumba bibisi, kuko burya ibibisi wabiteka. Hari abantu rero bapfubye, baba mu murima ariko barapfubye. Imana iturinde. Kwihana rero si ukwicuza gusa, ahubwo ni uguhindukira ugasiga inzira mbi. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 3 murongo wa 19, nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku Mwami Imana. Haleluya. Bivuze iki? Iyo umuntu akomeje gukunda icyaha kandi atifuza kukivaho, amasengesho ye ntamugeza ku mpinduka Imana ishaka mu nzu y'Imana, aba ari umuntu wapfuye uba mu nzu y'Imana. Imana igufashe kumva ibi bintu. Ndasa n'uwihuta, ariko guhinduka ugasenga uhindutse, Imana irakwegera. Gusengana ibyaha udahinduka, utihana, Umwuka Wera araguhunga akagufuhira, Imana ikaguta, ukajya ukora uri wenyine.
mbifurije ko tutakora umurimo w'Imana turi twenyine. Gatatu, hari abasenga Imana ariko batarayimenya, bari mu kigare gusa. Birashoboka ko umuntu atamenya iby'Imana, akavuga iby'Imana ariko atarayimenya ku giti cye. Niyo mpamvu umuntu agomba kujya guterana, agakora umurimo mu magurupe ya korali n'ibindi bitandukanye, ariko ukagira n'umwanya wawe wo kwihererana n'Imana, ugaca bugufi mu ijambo ryayo, ugasenga ukumva icyo Imana ivugana nawe. Umuntu wese, tubirebe muri Matayo ibice 7 ku murongo wa 21, umuntu wese umbwira uti mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Turawusubiramo, umuntu wese umbwira ngo mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Aha Yesu ashaka kuvuga ko hari abantu bamuhamagara ariko badafitanye umubano nyakuri. Yosuwa yatumye butira mu ijuru, barebye babona ni Yosuwa baziranye. Iyo usenga Imana ukorana nayo, wandikwa ahantu mu nkoramutima, icyo uvuze mu ijuru bakakireba bakacyemeza. Icya kane, hari abasenga bayobowe no kwigana abandi, nabo bakabikora biyoberanya kubera ibyo bakurikiranye. Aho basengera cyangwa bateranira, aho kuyoborwa no kwizera, kandi banga kwihana, bagasigara nk'amashusho ariko Imana itakibabona. Hari abantu bameze nk'amashusho, bameze nk'abifotoza. Imana ijya ikurinda kujya kwifotoza, ahubwo ukora umurimo uhindutse. Hari abasenga kuko babyigishijwe n'idini, babonye abandi babikora, wavutse iwanyu basenga nawe urasenga. Umva icyo Mariko akubwira. Mariko ibice 7 ku murongo wa 6, arabasubiza ati Yesaya yahanuye ibyanyu mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo aba bantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanjye. Imana rero ireba mu mutima mbere yo kureba amagambo tuvuga. Mbere yo kujya muri korali guterana, yo gukora ibindi, mbere yo kujya mu giterane, mbere yo kwigisha n'ibindi, ukwiye kwicara ukamenya ngo ubundi Imana umutima wanjye irawubona gute. Kuko umutima nturya ruswa, uhita ukubwira umuntu wibye, wakubise, watutse, ca bugufi. Iyo wihannye umwuka wera araza, aturana n'abafite imitima imenetse, baca bugufi akabayobora. Gatanu, impinduka nyakuri zituruka ku mwuka wera. Iki narakivuze ngitangaho ikiganiro kuri televiziyo imwe online kiriho. Udafite umwuka wera ntabwo ushobora guhinduka, nicyo twita spiritual transformation. Umwuka wera afata ibintu byari biremereye akabyoroshya, amatoni wapimaga akakugira akantu koroshye, ugaca bugufi, ukubaha abayobozi, ukubaha ababyeyi, ukubaha abaturanyi, ukubaha inshuti, ukubaha abo uha serivisi, ukubaha agakiza. Ukajya wumva agakiza gahenze, waguha miliyoni nyinshi ngo ugate we utakarekura. Iyo umuntu akijijwe by'ukuri, umwuka wera atangira gukora muri we. Imana ishimwe, ubuzima bwe bugatangira guhinduka. Kutumvira umwuka byatuma aba mu rusengero ariko atanditse mu bakijijwe. Ubona iyo haje ikintu kidasanzwe, akishoramwe akagikora kurusha abatajya bajya gusenga kandi yitwa ngo ni umukristo. Ngiyi impamvu ukwiye gushaka umwuka wera. Rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto ibice 5 ku murongo wa 17, avuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Nubwo impinduka zitaza ako kanya zose, hari ibimenyetso by'ubuzima bushya bitangira kugaragara. Kutajya neza muri Yesu rero byatuma usenga ntacyo ageraho, akaba aruhira ubusa. Iki cyigisho ucyumve cyane. Kwakira umwuka wera, kubana na Yesu byatuma utaruhira ubusa. Ibaza uruhiye ubusa n'imirimo ukora ukuntu ingana. Ibaza uruhiye ubusa n'amasengesho usenga ukuntu angana. Wijya mu murimo rero wigana abandi, ahubwo twajyaga turirimba twiga muri segonderi ngo hahirwa umuntu Imana yagiriye icyizere ikamumenya izina. Menya ko izina ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, kuko igitabo cy'imirimo gishobora kuzabura nyiracyo niba izina ryawe ritanditse mu gitabo cy'ubugingo. Wafashije abakene, waguze ibyuma, wubatse insengero, ariko unanirwa kubanza kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo. Hari imirimo izagaragara mu gihe cyo guhembwa iburo uwo yanditseho.
imirimo yawe. Ubundi mu gusenga kwacu imirimo ikwiye guhuzwa na nyirayo. 6, tunasoza, hari itandukaniro hagati yo gusenga no gukizwa. Ndabisubiramo, hari itandukaniro hagati yo gusenga no gukizwa. Banza ukizwe, uhinduke, wuzure umwuka wera, wambara imbaraga zo kwirinda no kurinda abandi, kuko mu byo tuzahemberwa hari ibyaha twirinze, ariko hari n'ibyo twarinze abandi. Hanyuma nurangiza rero ubone gusenga. Dore icya mbere, gusenga ni igikorwa umuntu akora, ni umurimo abakristo bashobora gukora. Gusenga, musenge, ni umurimo, ni igikorwa. Gukizwa ni umurimo Imana ikorera mu muntu wemeye Kristo. Nta gakiza, niba utaremera Yesu, nta gakiza rwose waba ufite. Nta gakiza waba ufite. Gusenga ni igikorwa umuntu akora ukavuga ngo ngiye gusenga, ukiherera ugasenga. Ariko gukizwa ni umurimo Imana ikorera mu muntu wemeye Kristo. Shaka Yesu kugira ngo ukizwe. Gusenga bishobora kuba umugenzo igihe umuntu abikora adakishijwe. Gukizwa ni ukuvuka ubwa kabiri kandi umuntu agahinduka. Bino ndabigusubirira mu gusenga ni igikorwa ukora, bikorwa nawe uri gushaka Imana. Ni effort cyangwa effort ukora ngo wegere Imana. Ariko gukizwa ni umurimo Imana igukoramo. Ikintu Imana yagukozemo nicyo gukizwa, kikaguhindura ukaba mushya. Gusenga bishobora kuba umugenzo, ugashyiraho amasaha yo gusenga ariko bitakurimo, ukajya gusenga kuko abandi bari gusenga. Ariko gukizwa ni ukuvuka ubwa kabiri kandi ugahinduka. Imana iguha umugisha. Urabyumvise? Utabyumvise wazanyandikira nkazabigusubiriramo, cyangwa se nkakoshakira texte nkakoherereza ugasoma. Yohana 3:3 hatubwira iki? Umuntu utabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu ugomba kubatizwa, ukemera ukabatizwa kandi ugahinduka. Yesu rero ntago yavuze ko umuntu akeneye gusenga gusa ya mirimo yose dukora, ahubwo yavuze ko akeneye kuvuka ubwa kabiri kandi agahinduka, akihanira kureka kuba warabatijwe, kuba muri korali, kuba muri groupe zisura abarwayi zibasengera. Ntabwo bihagije, ahubwo warihannye urareka. Agatima nikakirehareha mwirari, mu buhehesi n'ibindi bitandukanye. Reka dusoze ikiganiro. Niba rero ubonye usenga ariko ukaba nta mpinduka ubona mu buzima bwawe, ni wowe ugiye kwitekerezaho. Ugomba kwibaza ibi bibazo: ese nakiriye Yesu Kristo by'ukuri? Ese narihannye ndamwiyegurira? Ese narahindutse? Imana ntishaka ko tuba abantu baterana kandi bakavuga amasengesho gusa, bakaririmba gusa, bakitanga gusa. Ahubwo Imana ishaka ko umuntu aba umuntu ufite umutima wayo kandi akavuka ubwa kabiri. Iki tuzakiganiraho, kugira umutima nk'uwari uri muri Kristo Yesu, wo guca bugufi, kwihangana, kubabarira, gutanga ubuzima bwawe kubw'abandi, kugira abantu ufasha, kurera abana batagira ababarera, kwakira abashyitsi, gufasha imfubyi, abapfakazi. Ni byinshi. Ngo yemeye kugira akamero nk'ak'umugaragu w'imbata, yemera gutanyagurwa, kugira umutima nk'uw'Imana w'urukundo, kandi ukavuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri, ugiye mu mazi menshi urabatijwe, ariko hinduka uba umuntu mushya, haba itandukaniro ryawe nawe wa kera. Abaroma 10:9 havuga iki? Niwaturisha akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Ni ukwizera Yesu, ukatura ko ari umwami wazutse, yari yarakubambiwe, ukabatizwa mu mazi menshi, ubundi ukavamo uhindutse, ugasigamwa ingeso zose za mbere. Sigamwa iryo tabi, sigamwa ubwo businzi n'ubusambanyi, sigamwa ubujura, sigamwa kwikakaza no kwishyira hejuru n'ubwibone. Ca bugufi, oroha. Imana ishaka abantu bameze gutyo bahindutse. Ubone ujye kujya mu murimo, muri korali, mu ivugabutumwa, mu masengesho. Ubone ujye kujya gushaka umugore. Ntabwo uzashaka umugore utarahinduka cyangwa umugabo. Urugo rwawe ruzaba ari urw'abantu batahindutse. Hariho n'isaba divorce. Ejo wa divorce ngo Satani ngo yaramurwanyije. Satani yakurwanyaga na mbere yuko ushaka. Hinduka, wige guca bugufi no kwihanganira abandi. Umenye kwita ku bana bawe no kubabwira neza.
hinduka mu kazi ukora, hinduka. Reka tugere ku musozo kuko iki kiganiro cyacu aba ari kigufi. Ndasoza ngushimira ko wakurikiye iki kiganiro cy'ubushakashatsi ku mpamvu abantu badakizwa kandi bavuga Imana, bavuga ko basenga bakajya no guterana. Mu cyigisho cy'ubutaha rero tuzarebera hamwe icyo umuntu yakora kugira ngo akizwe neza kandi avuke ubwa kabiri nk'uko Bibiliya itwigisha. Tuzasobanukirwa intambwe za Bibiliya ziganisha ku gakiza nyakuri n'ibimenyetso byerekana ko umuntu yakijijwe koko kandi akaba yarahindutse. Ndagushimiye, Imana niguha umugisha. Fatanya nanjye dusenge niba wifuje guhinduka muri aka kanya ngo Imana ikwambike imbaraga. Uwiteka Mana Nyiringabo, umuntu wumvise iki kiganiro yiyemeje guhinduka, mwambika imbaraga, mwambika amavuta, mushoboze gukiranuka, mubabarira ibyaha. Ubwo azaba agiye ku rusengero rumwegereye ngo asengerwe abatizwe, uzamuhe gusiga ibyaha mu mazi akazamuka ari umuntu mushya. Icyubahiro n'ikibi cyayo ko azakuvugira, akigisha abantu, akabwiriza, agakora imirimo itandukanye, agahinduka mu kazi bikaboneka, mu murimo bikaboneka. Ndagushimiye kubikoze muri community bakazashima ko babonye umuntu mushya wagezweho n'ijambo ry'Imana, utishora mu bibonetse byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana niguhe umugisha.